ya saison muratsinze equipe ya Muhanga tubwiye kuri no mukino natubwira ariko ku mutoza mugenzi wawe ngira ngo umwaka ushize mwarakinye kiri mu kipe ya Rutsiro ariko namashinga musinze uyu munsi cyane ndetse mbere na mbere turashima Imana n'abakinnyi ku bw'intsinzi y'uno munsi tumaze hafi amezi abiri twitegura kuri match ya mbere ya shampiyona twagize pre-season nziza cyane na profita no gushimira ubuyobozi bwacu kuko twagiye no hanze y'igihugu kugira ngo twitegure ari ibintu byinshi twungutse muri iyi pre-season so twashabwira ngo tujye muri continuité dutangire neza kandi byagenze neza ari muri première partie twari dufite match ya mbere yashaka muri shampiyona iba iri tricky kuko amakipe yose aba tirekura cyane navuga ko ubu ngubu ndakeka kuri match ya kabiri ni ya gatatu dushobora kugira performance nziza par rapport iyo twagaragaje no munsi ariko ibitego bibiri ufite na clean sheet ni ibintu byo gushimira cyane abakinnyi so kubyo wavuze ku mutoza ni football nanjye arantu namutsinze match nyinshi nawe arantsinda ni football uko nguko bimeze ntabwo ari twebwe dukina nubwo ari uko tudupanga ama equipe ariko abakinnyi iyo abashije gukurikiza ibyo twababwiye mu myitozo cyangwa se ibyo bakora mu myitozo intsinzi iraboneka saison ishize mwatangiye shampiyona neza afaze tubisa nk'ibigenda nabi mwabaye nk'abasubira inyuma uyu mwaka ngo mufite intego mutangiye neza nabwo bwakiri kare ariko intego ni izihe intego dufite uno mwaka nugira ngo tugire performance nziza cyane ngewe ndensista cyane kuri performance kuri qualité y'umukino kuri qualité y'abakinnyi uko tuzamura abakinnyi ndakeka ko mwabonye ko muri equipe twari dufite saison passée twakoze ama recruitment ane gusa ntabwo twaguze abakinnyi benshi ni Masudi ni Bosco ni Chancelo na skate tabanje match no munsi abandi ni equipe isanzwe ariko twaranazamuye ama equipe abakinnyi benshi muri division ya kabiri muri City Boys equipe iri hafi yacu hamwe na under 20 mwabonye abakinnyi muri watsinze igitego cya kabiri Mudeyi Musa n'abakinnyi twari turi kumwe mu mwaka ushize ariko ubona ko ari aba junior tuzamura kugira ngo dufashe iyo equilibre entre l'expérience et la jeunesse ndakeka ko biri budufashe cyane muri performance muri iyi saison umukino utsinze mu minota 20 hafi y'itatu ya nyuma cyakabiri gitangira ku Muhanga ari kwizera niki gifashe gufungura umukino ubonye kabiri tactically niki ya navuga muri match si deuxième première partie twabonye ama occasion abiri ari net nuko tutabaye realiste ariko navuga ko muri deuxième mi-temps twabonye ko Muhanga muri qualité muri vitesse ari byo twabasha kugira ngo tubone ibyo bitego niyo mpamvu twasimbuje Sari wa mwataka de point twari dufite kuko ni mwiza mu kugumana umupira nk'umupivo ariko mu appel en profondeur gusaba imipira ijya imbere ntabwo ari mwiza cyane niyo mpamvu twashizeho uriya mwana kuko izo karita zifite kugira ngo turebe ko twagera hafi izamu kugira ngo tubone ibitego mwatakaje Tansele Musingo mu minsi ya nyuma kandi nta kumusimbuza kwabayeho mutekereza ko bizabakoma mu nkoko ku rwego runaka oya dufite abakinnyi bashobora gukina kuri role ari Chancelo ushobora gukina kuri ya poste ari Darcy ushobora gukina kuri ya poste ari n'umwana twazamuye muri under 20 ufite yitwa Celestin Kazungu bose bashobora gukina ariko na makarite atandukanye Kansere of course afite karite nziza cyane mbere y'izamu muri passe za nyuma mu gutsinda mu gutera mu izamu n'umukinnyi mwiza cyane icyo ngicyo nico arushije abandi ariko nabo turaza kubatoza kugira ngo turebe ko ari cyo nabo bashobora kwigezaho hanyuma koca atubwira kuri twabonye Victor Murda atambaye igitambaro cya kapitene cyambawe na Musa Omar mwaba mwarahinduye kapitene w'ikipe ya Burera yes kapitene yarahindutse ibyo ngibyo ni cuisine interne hari ibintu twabonye muri equipe ko bisaba ko ambandi tuhindura ubu ngubu Musa Omar ni kapitene wa mbere Didier Nshuti wakinaga nawe muri Axe niwe vice capitaine hanyuma intego za Gorira muri iyi saison ni izihe nababwiye ko jewe ndareba performance ni match kuri match ndashaka kureba equipe ko ikina hanyuma ibya resultat cyangwa se imyanya tuzabireba mu minsi kuvuga ntabwo utekereza ku gikombe iyo watsinze match zose bigenda gute kocha mu mihigo ya equipe zo bundi nta kintu bagusabye kiri specific oya nta kintu kiri specifique imyanya myiza oya imyanya myiza iyo wakinye ugatsinda ama match ukagira performance nziza kwa raporo y'abandi ukurikije ko sizo yarangiye n'imbaraga mwongeye n'ino
cy'umutuzo nta n'igikombe byibura mubona mwatwara ni nabyo nabivuze indirectement sinzi yuko message iri bien capté kugira ngo nudutsinda match par match urumva ko tuzaba dufite amanota menshi n'igikombe twanagitwara. nta kipe iguteye ubwoba na ekipe nimwe yadutera ubwoba ni umupira ni ukuza tugakina we have much respect ku ma ekipe makuru ayo twita makuru kuko afite amazina kandi amaze gutwara ibikombe tuvuga APR tuvuga Rayon Sport so kuzivuga gusa kuko zarigaragaje so ntabwo tuzitinya turaza tugakina so iyo witeguye neza ushobora no gutsinda. Murakoze namwe.